ndahiye Uwiteka Imana yawe ihoraho nta gatsima mfite keretse urushyi rw'agafu urushyiki rw'agafu kigaje mu giseke n'uturanguzwa tw'amavuta mu mperezo. Dore ndatoragura udukwi tubiri kugira ngo nsubire mu nzu ntivugire n'umwana wanjye ngo tukarye twipfire. Amen. Amina. Mana nyiribihe byose ngo Yesu Kristo. Yohana yakweretswe n'umusaza ufite uruyenzi rw'imvi, yerekana ngo Imana yacu ntigira itangiriro ntigira n'iherezo kandi inararibonye. Tuguhaye amashyi ubuhangange bwawe no kudahangarwa n'ubunararibonye bwawe butumye tukunamira twicishije bugufi mu maso yawe wa Mana akomeye. Nanone abasere n'abaririmbyi n'abadiyakoni n'abashyitsi twunamye munsi y'urwabya rw'amaraso ndetse no munsi ya Yesu kugira ngo ushobore kwikoza mu rwabya rw'amaraso umwinjagire ku mitima y'abunamye buri muntu wese awumambika. Kuko Mose yagendagenze mu itorero mu iteraniro agafata Yesu bakayiminja akayimika mu rwabya rw'amaraso n'umuntu wese wicaye agahumanuka, umusere agahumanuka, abakozi bagahumanuka, aya materaniro ahumanure nta kindi nta yindi nkomezi dufite uretse kukwisunga no kwisunga imbabazi zawe. Nk'aya magambo rero asomwe makeya ni imirongo mikeya ariko yikuriremo amavuta mu bateranye. Iyi mirongo yivaniremo imbaraga, uwaje afite ikibazo atahe cyakemutse, uwaje afite intege atahe zarangiye, uwaje afite ibimuremereye mu mutima. N'iyi mirongo ibiri maze gusomwa Imana nituvanire mu byo kurya. Bibiliya yera avuga neza mu gitabo cya Matayo igice 5 ngo ageze ku musozi arazamuka, ageze ku musozi nuko aricara aravuga ati hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bw'Imana ari ubwabo, kuko aribo bazahazwa. Natwe turaje muduhaze, abasere mubahaze, bene data mubahaze mu izina rya Yesu Kristo. Kwa kundi ko amavuta yavaga kuri Mose maze yava mu bwiza bw'Imana, icyubahiro cy'Imana kikagenda kiri kumushyiraho buhoro buhoro bagasanga ahindutse Mose, ariko yavugaga kiri hirya muri byabone byahema byo hirya bagasanga yahindutse. Umugaragu wawe namumwijije mu ihema ryo hirya umuhindure, umuha amavuta, umwice kuvuga, muzamure, tumusabire umugisha, tumusabire amavuta mu izina rya Yesu Kristo. Imitima y'abateranye uyagukire kukumva wa Mana we, kuko tuzi ko byose bizashira ariko ijambo ryawe bizahoraho. Embera wirehereze imitima yose y'abateranye, ntihagire umutima waterana ahantu udahari, ahubwo yose uyizane hafi yawe kugira ngo uyiganirize. Bagire urugo bunguke, n'abashyitsi bunguke, abadayimoni batube kure. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo. Jye na mwene data tukabasuhuza mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Mimi na ndugu tunasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Ni umunezero mwinshi. Ni furaha kubwa sana. Iyo Uwiteka ducira inzira ni umunezero. Kama Bwana ametukatia njia ni furaha. Twahagarara tukishima bikaba umunezero. Tunaposimama twarambura ukuboko duhimbaza Uwiteka bikatubera umunezero. Twabona amarembo y'urusengero kinguwe bikaba ari umunezero. Reka natwe tuvuge muri mugoroba ab'Imana ikoreye imirimo itangaza bakaba bicaye mu bikari by'Uwiteka bavuga ati Uwiteka udukoreye ibikomeye, natwe turishimye tunejejwe n'uburyo yaretse bene data. Tunafurahi kwa vile alichunga wa ndugu. Burya rero Imana iturinda muri byose. Yaturindiye abashyitsi aho banyuze bari mu modoka, hari benshi bagenda bava imbere yabo, nabo bacagaho ari imirambo, ariko Imana yabarinze. Iyo Mana irinda abagenzi ntihabwicwe, yasohoje ryasezerano ati izaturinda amajya n'amazi. Tumaze iminsi turi mu munezero, kumva amagambo ati amavuta, amavuta, amavuta.
Tugiye gusanga burya amavuta ari ngombwa. Mafuta ni ya muhimu sana. Dusanga amavuta akomeye. Mafuta burya nta handi nanjye ndi bujye naho bwawe. Tugiye kuganira ku kamaro k'amavuta. Akamaro k'amavuta. Amavuta ni iki? Amavuta ni imbaraga. Amavuta ni iki? Amavuta ni ubushobozi. Amavuta wamaze kuyahabwa ahagarara ukuri. Wamaze guhabwa amavuta ahabwa imbaraga. Amavuta burya ni ingirakamaro kubera Imana. Uwambaye amavuta, wamaze gusigwa amavuta, nta bwoba agira. Wamaze gusigwa amavuta, nta na kimwe cyamutinyisha, kuko aba yizeye yuko ari ukuri. Izina ry'Uwiteka ry'icyubahiro. Mwene data aradusomeye, twumvise mu gitabo cy'Abami ba mbere 17 umurongo 12 aho mwene data mugaragu w'Imana w'umuhanuzi Eliya yahawe misiyo imujyana i Sarefati. Abapfakazi bari benshi n'icyo gihugu, ariko wagenderewe uwo mukecuru w'umupfakazi w'i Sarefati. Bibiliya iratubwira iti abaragiye ageze kuri uwo mupfakazi asanga ari uwo atoragura utupi. Amubonye aramubwira ati bazanira utuzi two kunywa. Umupfakazi aravuga ati gasabye amazi, kandi amazi akaba ahari, reka ngende nyamuzanire. Ariko umupfakazi yagiye kumuzanira amazi afite ibanga, afite umutima we ndetse n'umwana we. Bene data bakunda, akigenda Eliya baramubwira ati nubwo ugiye kuzanira amazi rasa, nubwo ugiye kuzanira utuzi two kunywa, uzanire n'agatsima. Umupfakazi ati ibyo mbwira ibyo kuzana amazi, ariko ibyo ngibyo biraruhije. Burya rero mfite agafu gake, mfite utuvuta duke mu Yesu, nitwo nsigaranye umuntu w'Imana, kakisongera tugapfa. Eliya aramubwira ati bikore nk'uko bikubwiye. Mbabwije ukuri, uwo mupfakazi yari afite amavuta, kuko yamubwiye ikintu mu mutima we. Eliya baramubwira ati bikore nk'uko bikubwiye. Umupfakazi aravuga ati n'ubundi agafu kari gasigaye kagomba gusonga umunsi umwe tugapfa. None rero ntabwo yo kwima uyu muntu w'Imana, reka bikore nk'uko abivuze. Aba aragiye, aba arasonze, amaze gusonga rata, aba aramuzaniye. Akimara kubimuzanira, Eliya amaze kurya, aba aramubwiye ati umupfakazi reka nkubwire, burya rero ako gaseke ntabwo kazabura mu ifu, ndetse muri iyo mperezo ntabwo hazaburamo amavuta. Imana yacu ni nziza, iyo twaje gushaka amaso y'Imana, burya natwe tuba twaje gukarisha. Izina ry'Uwiteka ry'icyubahiro. Burya ari akamaro k'amavuta. Amavuta ni ngombwa. Agiye kwitegereza, abamaze mu kagaseke asanga twiyongeyemo, yitegereje mu kagaseke asanga amavuta yiyongereye. Imana yacu ni nziza. Babwire ngo ntukihebe, kuko dufite umugabo w'ikirenga. Izina ry'Uwiteka ry'icyubahiro. Nubwo wagira mu bikomeye, amaso yawe ayahanze fiyanse wawe, babwije ukuri, dufite umugabo uruta abagabo. Izina ry'Uwiteka ry'icyubahiro. Agiye gusanga rata asanga ifu yiyongereyemo, agiye kubona amavuta yiyongereyemo. Si ibyo gusa, kuko agiye gukoraho yasubira agasanga ibyiyongereye. Babwije ukuri, ahaga ibyari bikomeye inzara, ariko mu rugo rwe atashyemo amahoro. Izina ry'Uwiteka ry'icyubahiro. Reka tuganire ku kamaro k'amavuta. Amavuta ni ngombwa ku Kristo. Amavuta ni ngombwa kuri mushiki wacu. Amavuta ni ngombwa kuri mwene data. Amavuta niyo atuma amaso hawe hacya. Ayo mavuta niyo agusunika kugira ngo nawe wihutire mu materaniro. Wahawe ayo mavuta rata arakomera.
dukeneye. Reka tuve ku mavuta. Wacha tuseme kuhusu mafuta. Ayo mavuta niyo atuma inasababisha umuntu anama ku cyaha. Ambatana na kitu alipewa. Ntakiveho. Hata ondoka. Ayo mavuta ari benshi bazize hano turi hano. Abamaze kwakira ubutumwa barabizi bamwe ari bakubitwaga bazira kano gakiza. Ariko bitewe n'ayo mavuta nubwo yatanga akabwirwa nabi ejo yasubiragayo babwiza ukuri natwe dukeneye amavuta. Uwamaze kwakira ayo mavuta uwize yamwitegereje abona ari umuntu udasanzwe. Ayo mavuta umaze kuyakira babwiza ukuri umunyamwuka agenzura Bibiliya itubwira neza kuri Yohana yari yaravukiye mu batambyi. Alikuwa amezaliwa kwa makuhani. Yohana amaze guhabwa ayo mavuta Alipopokea ile mafuta atitaye ku byo mu rugo iwabo mu musambi jali kwao abatangiye urugendo rukomeye rwo gukorera Imana. akaanza safari ndefu ya kumtumikia Mungu. Ndabona Yohana atambuka Yohana bamwitegereza yambaye ubusa anavaa ariko muri we harimo amavuta. yake kulikuwa mafuta. Urabonaga Eliya yatambukaga igituza kibereye aho ariko yari afite amavuta. Alikuwa na mafuta. Kwa Bibiliya iri kutubwira neza Eliya ageze kuri Elisa. Alipofika kwa Elisha yari umuntu ukomeye. Elisha alikuwa mtu anaimarika. Elisha wari ufite ibimasa bimuhira. alikuwa na jozi za kumlimia. Elisha Elisha yarakomeye kuko umukareba. alikuwa mtu wa Ariko Eliya amugezeho Eliya alipowasili kwake amunagira igiti akamtupia joo. yaramubwiye ati kurikira. Akamwambia nifuate. Elisa aramubwira ati Elisha akamwambia wambabarira samahani mbere yo gukurikira mbele ya kukufuata asubira imuhira narudi ajya gusezera kuri kunyumba naenda kulaga wa kunyumba. Eliya aramubwira ati aricyo bitwaye. Eliya akamwambia hakuna shida. Ariko Elisa Elisha yari afite ibanga. alikuwa na siri. Yaramaze kwakira amavuta, yaramaze kwakira imbaraga. Tekereza imbaraga ikuwe kuri Eliya abona yuko ari umuntu udasanzwe kuko Eliya yari umuntu udasanzwe. Eliya alikuwa mtu sio kawaida. Abaragiye ageze Akaenda kufika nyumbani afata ibiti by'inkomanizo akakamata arabicagagura. akavikata Abamurebaga waliomtazama bafite uyu mugabo ko yahindutse sema huyu mwanaume burya aricyo yari yamaze guhabwa. alikuwa amekwisha kupokea kitu. Elisa aragiye Elisha kaenda wari umuntu ukomeye alikuwa mtu agiye kuba umugaragu wa Eliya. aenda kuwa mtumishi wa Eliya. Bamwitegerezaga Aliyemuona ngo bakuba ati angelisema kwamba ujya uravuga yarasaze. kumbe ule ni mchawi. Urabona ukuntu yari ameze Unaona vile alikuwa n'icyubahiro yari afite na heshima alikuwa nayo. none ahindutse umugaragu. Sasa na Wabura mugabo utagira icyo yamba. ule mwanaume habaye kitu. Ariko Elisa Lakini Elisha abonye Eliya mubona ari umuntu Eliya alikuwa mtu asiokuwa mtu wa kawaida. atangira kumukorera. Anza mtumikia. Igihe kiba kirageze Wakati kawasili Eliya aramubwira ati burya Eliya rero akamwambia sasa mugaragu wanjye twabanye kirekire sababu tuliishi safari ndefu ndagira ngo usigare hano na hitaji kuko watu mfite misiyo sababu nina kazi ngiye kugenda nataka kwenda ngiye i Gilgali. nataka kwenda Ndaramubwira Gilgali. ati kubera iki? Akamwambia sababu gani? None indahiro narahiye Alafu Unaona pia? ni hapo tayari ni iki cyatuma tutandukana. gani kitatutenganisha? Icyatandukanye nawe Kitakacho nitenganisha na vitu. Bwana Mungu aliasibu. mwene data mukundwa dufite isezerano kwa Na hano. agano ambayo tulipewa. Urahirwe uramenye Angalisho. uramenye icyo warahiye Angalisho kilu ya pili. ntukirekere Sikiaje. kuko Imana yacu ni Imana ireba. Tazama. Eliya abaragiye Eliya akaenda. abajyanye na Elisa Akaenda pamoja na Elisha. bagezeyo Walipowasili abana b'abahanuzi baraza. watoto wa nabii wakasema. Aramubwira ati Akamwambia buriya ntabwo wewe sasa hauna habari. ntabwo uzi Haujui kwamba misiyo kazi bose baba bafite. baba hapo nayo Muceceke. anasema nyamazeni. Mwebwe. Nyinyi mnyamazi, inaelewa. Eliya aramubwira ati Eliya akamwambia ugeze hano rero sigara hano kuna masili kuko hapa ugiye watu. ku Beteli. Sasa mimi nakwenda Udaraba Beteli. sinakubwiye Akamwambia sinakurahiye nilikwambia kuko yazi icyatumye asiga ibyo baba byose. alikuwa anajua mama Yarafite ibanga ryatumye asiga. Burya nawe ntabwo yari Elisa ahubwo yari amavuta muri we. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. sifa. Ntabwo yari amavuta ya Samusoni. Samusoni ntabwo zari imbaraga ze ahubwo yari amavuta yari amurimo. Elisa baragiye Elisha kaenda. bageze i Beteli. Kufika Beteli. Abahanuzi baraza Manabii wakamlaga anasema hauna habari wewe. Ninajua nyamazeni.
dufitanye indahiro. nina kiapo pamoja na wewe. Baragiye Wakaenda berekeje kuri Yorodani. waliwasili Yorodani. Bageze kuri Walipofika Yorodani Yorodani basanga wakakutana Yorodani Yorodani yakaniye ilikwisha kujaa ibiti, miti, irimo gutembesha ibiti, miti wareba amazi ameze nabi. maji yanajaa sana. Elisa ari kumwe na Eliya, Elisha alikuwa pamoja na Eliya, akaza amaso, akampamba arimo macho, kumwitegereza, akamwona sana, agiye kubona akaona Eliya akaona afashe Elisha, umwitero, akaona amekamata joo, awufashe mu ntoki, akashika mikono, abakubise muri Yorodani, akapiga ndani ya Yorodani, kuko amazi abonye udasanzwe, sababu maji amazi abamufashe barahagaze, akatii, baba akasimama, barambutse, akavuka. bamaze kwambuka Akamaliza kuvuka, Eliya misiyo ye imugezeho, Eliya kazi atangiye yake kubona uburyo atangiye gukurwa. Ababwiye Elisa, akamwambia Elisa we, Elisha, ndabona wamaramasha, naona utosha none sasa, sabe icyo ushaka, ombe kile kuko unachopenda, isaha igeze sababu saa yo gutandukana nawe. ya kutengana pamoja na wewe. Yaza kuba umunyamubiri, Angalikuwa mtu wa kimwili, yagomba kumusaba ikintu, angalimwambia ya kimwili, ariko Elisa lakini Elisha aramubwiye ati akamwambia ndagira imigabane ibiri nipe sehemu zako mbili y'umwuka wawe. ya kiroho ya roho Eliya ya ati Elia akamwambia inachosha, ibyo si ibyo bitanga, ile si mimi bifite nyirabyo, mwenyeji, ariko numbona ngewe gukurwaho wakati birakubera utakuwa kwinanshaka. vile Mungu anapenda. Bene data bakuru, Watu wapendwa, ushobora kugenda muri babiri, naweza kwenda ako afite amavuta, lakini maji undi nta mavuta afite. na mwingine hana Burya ndakwigiza mushiki wanjye mwene data, uyu mugoroba birasaba ko nawe ushaka amavuta. Mimi na wewe utapata mafuta. Hanyuma Eliya bakijyana, agiye kubona Elisa, abona amagare n'umuriro binoze rwakira bitwaye Eliya. Inachukua Elia. Agiye kubona abona Eliya aragiye, undi aramwitegereza, Akatazama juu, aramwitegereza, mpamba macho. aramwitegereza, Mpamba macho. agiye kubona abona arakitera Anaona kabiri hasi. anakwenda. Joo inarusha chini. Witeka Bwana Mungu wabereye Isirayeli alikuwa Israeli. amagare n'amafarashi. Mabasi Yareba yake Boso mabasi. agiye. Alijua kwamba anakwenda. Abafashe ka kantu kaguye, Akaikamata ile joo. kuko mana yanjye ibintu Kweli byakurikiye, Mungu, hili ndio nilifuata. nasize ibyanjye byose, Niacha mambo yangu. none wowe nari kumwe nawe, Sasa nilikuwa na none nawe aransize naye nawe. ameniacha. Burya umuhanuzi wari kuvuga ngo Nabii anasema hivi. umwuka wa Eliya Roho wa Elia wari usigaye muri Elisa. ilikuwa imebaki ndani ya Elisha. Elisa Elisha aragiye, akaenda. ageze kuri Yorodani, asanga amazi yongeye gusubirana. Maji ilikwisha kuja. Ibintu birakomeye cyane. Mambo yanachosha. Bibiliya Ya eti. Elisa Elisha abafashe ka kantu, akashika ile joo. akambaro Ile vazi. ka kandi kakitero, Kale kajoo. ibigeragezo byabaye byinshi, Mashariki ame- wa mwambaro wabaweho, ile vazi. wa wundi Eliya yataye, wa wundi Yule tu. babwiza ukuri, uwo nguwo niwe turwanisha. C'est la parole de Dieu. Izina ry'Uwiteka ry'icyubahiro. Nawe baravuze ati burya nta handi ugomba kuguma, ugomba kuguma aho ngaho. Reka babwize ukuri bene data bashiki bacu, natwe nta handi turi, turi ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Izina ry'Uwiteka ry'icyubahiro. Jina la Bwana litukuzwe. Abafashe bamwitera, Akashika ile joo. abakubise amazi, abaravuze ati mana ya Eliya uhiye, dufite imana ireba, dufite imana yumva, mana ya Eliya uri hejuru y'amazi atavuga kabiri. Elisa abatambutse, reka babwire muri mugoroba akamaro k'amavuta. Amani ya mafuta. Amavuta ni ngombwa. Mafuta ni ya muhimu. Amavuta Mafuta. Yohana Yohana asize se yari umutambyi, akaacha baba yake alikuwa kuhani. abaragiye Akaenda. Yohana, Yohana abarabisize akaishi. Yohana, Yohana baba baramufasha, wakamshika baravuga ati uyu mugabo wakasema mume huu kubera ko umuntu atava ku byo tumubwira sababu gani hawezi akaba yinangiye, amefunga reka tumwereke icyo turi gukora. waacha tumtendee mabaya. Babashatse abanyembaraga bacaniriye, bacanye umuriro, Mungu akachochea babafashe umuguru, akashika babasutsemo amavuta, weka mafuta mucanire mucanire. achochee Babafashe Yohana bamuzi, wakamshika Yohana bamunaga mu muguru, wakamtupia ndani ya kutumia mafuta baramucaniriye, wakachochea moto bacanira amasaha 24. wakachochea saa 24. Umuhanuzi w'Imana avuga ngo Na pia anasema eti bamucaniriye amasaha 24
burya amavuta yahuye n'andi mavuta Imana yacu ntihabwituma reka babwire akamaro k'amavuta amavuta umushiki wanyu wayahawe ntabwo babasha kugutera wahawe amavuta umuhagarara kudakuka wahawe amavuta babwije ukuri arwana kigabo bagiye kuvana umufuniko bagiye kurabona amavuta y'Imana n'amavuta n'izina ry'imitakire ya bicyubahiro baravuga ati ntabwo bishiriye hano reka tumufate tugende tumuterere mu kirwa none icyo kirwa kirimo inzoka kirimo sikoropiyo kirimo iki tuzareba ko azava bene data bakundwa bamaze kumufata bamujyana muri icyo kirwa agezeyo Yohana aba yicaye mu iyerekwa Imana yacu ntihabwitubahiro reka babwire ngo amavuta mujya mikobwa izina ry'Uwiteka ntihabwitubahiro ayo mavuta burya babwire ngo afite akamaro ayo mavuta niyo yari kuri Naboti igihe yagenderewe n'umwami umwami aba aramusanze aramubwira ati burya ndashaka uyu murima Naboti atitaye kuko yita ku isezerano baravuze ati isambu nasigiwe n'abasogokuruza baramubwira ati biragatsindwa utanga mwene data babwije ukuri ibyo twahawe mu binyambeho baravuze ati biragatsindwa utanga gakondo nasigiwe n'abasogokuruza Naboti ntabwo ari Naboti ntabwo yari amavuta mwiza amavuta ashobora gutuma unambira icyo ufite ndetse bakakuvana ijosi ariko ukivuga ati icyo nahawe kirazira kukivaho reka babwire muri mugoroba amavuta izina ry'Uwiteka amavuta ni ya muhimu sana. Hari umugabo umwe kuna mume mmoja witwaga Nabali alikuwa anaitwa Nabali unamjua akagira umugore witwaga Abigaili akawa na mke aitwaye Abigaili bari mu bihe bigoye cyane alikuwa nyakati za kuchosha ndetse benshi bakahunga wengi wanakimbia ariko mu karere yararimo majini wilaya alikuwa ndani hari ingabo za Dawidi kulikuwa majeshi ya Daudi yarafite imikumbi alikuwa na kundi noneho igihe kigeze wakati wasili abasirikare bakanacugira umutekano wanamchugia usalama kugira ngo amahoro ashike salama ikuwe umusirikare siku moja mfalme akasema reka gende wacha niende yira bakaramu bagende watumishi waende waende kuona yule mtu waende ndio yabahereza labda anaweza kuwapa mimfizi intama hata ya aje tujye twagira tupate jinsi ya kuwa ariko reka mabwiza lakini acha niwaambie Nabali mafuta rafiki hakuna mafuta abonye nimaze mugezeho aliona wajumbe wakimfikia uburyo basubije bila aliwajibu atitaye uburyo kama bayirafi bila walikuwa karibu naye basubiye bafite umujinya na hasira ijambo babwiye ati nenda aliwaambia eti naniwe ku ibyo imwana mugareza bagara kubahateze kwamba watumishi wao bareze nabo bakugura aho mujyanye kende birisha niyamenya akamara gaciro baya abantu bari bafite bayandikisha ku mwami walikumvia kwa mfalme Daudi areje uburyo bw'Imana burakaribwa bwinshi hasira ikawa nini ariko lakini yafite umugore alikuwa na mke barazi gusobanukirwa ambaye anayua kuelewa alikuwa na mafuta akamenya gaciro anajua dhamani kabami ya wafalme akamenya gaciro ahatibiramo ambaye anakaa iwe bibonye kuko byari urupfuga rw'abageze mu nzu yabo Abigaili abarihuse cyane batari bagera aho umwami w'ubukarika amusanganira akiri mu nzira amugezeho amukubita hasi apfukamye aramubwira ati mbabarira wikurikira iby'umutware wanjye Nabali nawe urabizi ibyo Nabali bisobanura byari bisobanuye ni umugabo w'ikigoryi rero bene ndakunda uwo mugore Abigaili kubw'amavuta asobanukirwa uburakari bw'umwami bene ndakunda babwije ukuri kurya amavuta
mwene data nadusomere Ndugu atusomee ibice bitatu sura 3 by'ishuri ndani ya Ufunuo. murongo wa 14 Shairi ya 14. kandi tugenda dusoza. Nakaribia mwisho. Malaika w'itorero ry'Laodikiya wita amena umugabo w'ubuhamya kandi ukiranuka w'ukuri inkomoko y'ibyo Imana yaremye aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire. Iyaba wari ukonje cyangwa wari ubize, nuko rero kuko uri akazuyazi udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkenye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi, ndetse wambaye ubusa. Dore ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi. Amen. Amen. Chapala ndugu. Imana Mungu yanga nachukia umuntu w'akazuyazi. moto wa uvuguvugu. Akazuyazi Vuguvugu ni ikintu kidashobishe ni kitu ambacho hakichemuke kandi pia hakiko baridi. ahubwo akazuyazi Uvuguvugu ufashe ikintu cy'akazuyazi bakiye kamata kitu cha uvuguvugu kiri bukubeho urakiza, ambacho chenye kitakuwa kwako na kielewa. umubiri wawe urahinduka, Mwili wako utageuka ugatangira kuruka. naanza tapika. Hano Bibiliya iravuze ati Hapa Biblia inasema eti wandikire marayika w'itorero kia malaika wa ry'Laodikiya, kanisa la Laodikia eti uwiyita Amina, anayejiita Amina umugabo wo guhamya anakushuhudia kandi ukiranuka ya mwenye ukuri, haki wa kweli inkomoko wake y'ibyo Imana yaremye. Mungu aliumba. Aravuga aya magambo ati z'imirimo yawe. Ajua kazi yako. Ureba ko Uwiteka azi imirimo yacu, Mungu anajua kazi yetu. ndetse aracyohisha Imana. Nakuja kwa Mungu. Mwene so wamuhisha Mungu anaweza kuficha. wabwije ukuri umuntu ni mubi. Naambia kweli mtu mpana sana. Ushobora gukora n'umugore Unaweza kuishi pamoja na ukazajya mke wako. gufata ku Asadiki akuelewe. kandi ari umugore wawe. Yeye ni mke wangu. Ushobora kubana n'umugabo wawe Mke wako. akazarinda apfa utamuzi, Kwa wakati wa kufariki. ariko se nyerewe Lakini kwa ntacahishwa. Iwe aravuga aravuga ati nzi imirimo yawe, kazi yako. nzi imirimo yawe, Kwa kazi yako. kandi iyo mirimo yawe nzi yuko urakazuyazi. Kama wewe ni uvuguvugu. Ntabwo ukonje, Au ni ubaridi. nta nibwo ushyushye. Ya hauko moto. Ubwo bigenze bityo rero Iliko vile. igisigaye giye kuba Natabaki utakutapika. Imana iturinde kuba akazuyazi, Mungu atende kwa uvuguvugu. kuba umukatikati, Kwa mkatikati. ubwo ukabura igihagararo Unakosa msimamo. ukabiterekeza nerekeza amajyepfo Nakwenda huko. sende mu majyaruguru ukaba umukatikati. Unakuwa katikati. Igisigaye ni iki? Kinachobaki ni nini? Urasaduka. Utapasuka mara pili. Imana yanga ikintu cy'akazuyazi. Unakataa uvuguvugu. Niba ushyushye erekana ko ushyushye, Unaonyesha kwamba uko niba ukonje werekane ko ukonje. Buri muntu wese yerekane icyo ari cyo. hapo nacho. Izina ry'Uwiteka rihabwe. Ariko se yaratubwiye ngo nzi imirimo Kwa yawe. kazi yako. Mwene data mukuru, Ndugu mpendwa. ntacyo wahisha Imana. Hawezi ficha Mungu. Ushobora kujyana n'umuntu Unaweza tembea pamoja mukabana muri kapa, Unaishi ndani ya kampa. ariko ari cyo mukinga. Na chini kuna kitu na Mushobora kujyana mu rugendo, ndani ya safari. ariko ari cyo mukinga. Kuna kitu na mficho. Ariko Imana yacu ni Imana itahishwa, Mungu afichwa. kuko ijisho ry'Imana rirareba rikagenda rikamenya rikitendusha koro. Ndani ya mwili wako. Imana iratubwiye ati rero Anakuambia kwa twirinde tujye kuba akazuyazi, ahubwo buri muntu wese yerekane icyo ari cyo. kitu hapo nacho. Mbabwije ukuri, ntabwo Imana iri buze Hata kugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo, mfano wewe ntabwo ari buze kugaruka buri muntu wese aramanza agaragaze imirimo ye, kazi. kuko Bibiliya ivuga ngo nzi imirimo yawe. Najua kazi yako. Imirimo yacu ni Uwiteka arayizi. Mungu anajua. Uko turi twe Uwiteka arayizi. Mungu anajua. Uko twicaye arakuzi, Kaa Mungu anajua. uko duhagaze arakuzi, uko turyama arakuzi.
Bibiliya ku murongo wa 13 aravuze ati nuko rero kuko urakazuyase udakonje mubiri ngiye kukuruka kuvuga ati ntumuke nihagije ndakomeye ukomeye iki Bibiri ivuga ko umukene mubi uwo gusabirwa Imana yatinabitwayo mwizere kwa Yesu Kristo bene data bashiki banje nimugoroba tuvuga iki twakora amagambo akamaro k'amavuta amavuta kugenda ngombwa ayo mavuta rata niyo dufasha niyo dufasha kugira ngo basabuze n'ibindi hano bitewe n'amavuta cyangwa cyawe ugakomera imiyaga yaza ikazunguza ukarushaho gukomera bitewe n'iki n'amavuta ibibazo byaza ugahagarara kigabo bitewe n'iki n'amavuta ingorane zaza reka babwize ukuri ufite amavuta nubwo njyewe nagira intege nke kugeza igihe mbivyomo kuko agakiza dukurikiye umuntu giti cye bitewe n'amavuta madamu wanjye azanyitegereza atoye utwara abagizwa turi kumwe none burya biramunaniye niba afite amavuta azahagarara ku cy'Imana ariko niba yakurikiye njyewe umutware azagurikira burya birasaba iki ni amavuta bituma buri muntu wese agira pozisiyo ye izira kwitekera kw'icyubahiro aya mavuta niyo azatuma umwana nareba papa byagenze none se ibyo twigishijwe mu zindi harika amavuta ni ngombwa amavuta ushobora no kubona nuwakubakirije nuwamuhaye ubutumwa nuwakubyaje ubutumwa nyamara yabivamo bitewe n'amavuta ukabwira utugakomeza babwije ukuri amavuta ni umuntu ku giti cye reka babwire ngo amavuta atuma umukristo amavuta agatuma arobanura icyiza n'ikibi ayo mavuta ni aya ngombwa ayo mavuta burya aba baririmbyi bamaze kuyakiraho ikirere cyiza kikamanuka reka babwire ngo amavuta twagana tuganire muri mugoroba akamaro k'amavuta Imana ibaha umugisha n'abasabiraga amavuta burya amavuta ni ngombwa izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro kandi Imana ikomeze mwishime mu Yesu Kristo.